ndashaka kugusenyera nimba urambiwe kubona nta kintu ugeraho mu buzima. Umaze igihe usenga, ugerageza gukorera Imana ariko ubona nta mpinduka ubona mu buzima bwawe. Ikintu cyose ugerageje gukora gipfa nta hantu kiragera. Iyo urebye imbaraga ushyira mu byo ukora, ukareba umuhati ushyira mu kazi kawe, ubona ntawe bihuriye n'umusaruro ubona ntawe bihuriye n'iterambere ugeraho. Uri mu rushako rukugoye, urushako rubi, cyangwa se no gushaka byaranze, ariko wamaze kwiyakira uravuga uti niko Imana yabishatse. Ubukene bwakubayeho akarande, ubukene bwakubayeho umwambaro, ariko wariyakiriye uravuga uti nta kundi. Harimo n'abantu barwara indwara zidasobanutse, agahora kwa muganga, agahora arwaye, agahora mu bibazo, ariko akiyakira kumva ko ari bwo buzima akwiye kubamo. Reka nkubwire, ubwo ntabwo ari bwo buzima ukwiye kubamo, ubwo ntabwo ari bwo buzima Imana yakuremeye. Ijambo ry'Imana rirambwira mu gitabo cya Yakobo ibice 4 umurongo wa 7 ngo nuko mugandukira Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Uyu ni umwanya wo kugira ngo ugandukire Imana mu izina rya Yesu Kristo. Aturuvuga uti Satani wa munyabinyoma we, ibyo wankoreye birahagije, ubugome wankoreye burahagije. Ndagutegetse we n'ingabo zawe ngo muve mu buzima bwanjye, mukwire imishwaro, murimbukire ikuzimu mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Cyagiye cyo kwicara abadayimoni bakagutoteza cyararangiye. Cyagiye cyo kwicarira abarozi, abapfumu bakagufatirana cyararangiye. Cyagiye cyo kubona ibyawe bigenda ubirebesha amaso cyararangiye. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo uhereye igihe cya Yohana Umubatiza, ubwami bw'Imana buraharanirwa kandi intwarane zibugishwamo imbaraga. Ubu ni by fire by force. Nta kintu uzabona mu buzima utagiharaniye. Niwe yicarira umwanzi azagufatirana. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo umwami uturimo, umwami Yesu turimo arusha imbaraga umubi uri mu bisi. Ntago abarozi n'abapfumu bakurusha imbaraga mu by'umwuka. Ntago abagome abagizi ba nabi bakurusha imbaraga z'iby'umwuka. No. Ahubwo nuko warwanye intambara zitarizo. Uyu munsi ndagusengeye kugira ngo umwuka w'Imana guha imbaraga, umwuka w'Imana gukomeze, umwuka w'Imana kubake mu izina rya Yesu Kristo. Abapfumu, abarozi, abakunikoni, abagizi ba nabi, abadayimoni bamaze igihe bagutoteza, bose barimbukira ikuzimu mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Umuriro ugurumana utwike ya migozi y'umwijima ikuziritse, utwike abadayimoni bakudindiza, utwike bya bibi bikudindiza, bive ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo imigambi y'abarozi, imigambi y'abagome, imigambi y'abanzi ku buzima bwawe Uwiteka yitesha agaciro. Ndagusabiye kugira ngo amaraso ya Yesu Kristo akweze, agutandukanye n'ibikudindiza, agutandukanye n'ibigutsikamiye mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka akweze, akugiriwe umugambi Uwiteka agufiteho, ushyirwe mu bikorwa mu izina rya Yesu. Aturuvuga uti Uwiteka icyo wamvuzeho ndatura ko kigomba kubaho mu izina rya Yesu. Imigisha wandemanye, imigisha wampaye igomba kumbaho mu izina rya Yesu Kristo. Igihe kirageze kugira ngo wange igisuzuguriro, tangire kuyaturiraho imigisha Uwiteka yaguhaye, uharanire uburenganzira bwawe bw'iby'umwuka mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka aguhire kandi aguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.